Imana ishimwe nshuti bene data, twongeye kubaha ikaze kuri uyu murongo w'umunaziri. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibaha umugisha aho muherereye hose. Rero aka kanya ni wa mwanya w'ivugabutumwa, ni wa mwanya twabahitiyemo kugira ngo tujye twumva ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, ndetse ubuhanuzi, inkuru z'isanamitima ndetse n'ubuhamya. Aka kanya rero twongeye turaje imbere yanyu, tuje imbere yanyu tuje kubagezaho ubutumwa bw'Imana. Banze rero ko wakoze subscribe aho hepfo kuri ako kantu ufungura inzogera kuri subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu tujya dukora bijye bibageraho ijana ku ijana. Rero nk'uko bisanzwe ngewe mubana nanjye Nsengumuremyi Siridiyo buri munsi kuri uyu murongo. Rero reka tujye dusenge kugira ngo twumve message Imana yaduhaye cyangwa Imana dushyize ku mutima, tubone gutangira. Imana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itarebera mu bihe, uri Imana itarobanura ku butoni. Uwiteka nyir'icyubahiro, rero turi imbere yawe aka kanya, ndasenze kugira ngo Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, iyi message watanze cyangwa iyi message duhaye ntabwo ari twe, ahubwo Uwiteka nyir'icyubahiro ari wowe uyiduha, kandi umwuka wera wawe adusobanurire. Urakoze Mana Data kubyumvishe, tugusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Rero nongeye kubakira kuri uyu murongo w'ivugabutumwa. Si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri tubonanye, ahubwo ni ubwa kenshi kandi tuzakomeza tubonane kenshi. Rero tubafitiye ubutumwa bw'Imana muzajya mukurikirana hano kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Ariko ndagira ngo nsuhuze abantu bamwe na bamwe, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu migabane itandukanye, abari ku mugabane wa Afurika, abari mu Burundi batwumva ku buryo rw'ururimi, ko ku rurimi rwabo turumvikana, ari abandi bose batuye muri iki gihugu cy'u Rwanda mu rurimi rw'Ikinyarwanda, tubahaye ikaze. Rero reba ko bakoze subscribe aho hepfo kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tuzaducisha kuri uyu muyoboro. Rero reka tuba dusome iri jambo. Ni message y'itorero, ko akenshi itorero akenshi riyoborwa n'umwuka, kandi itorero ritagira abahanuzi riba ripfuye. Reka turebere iyi message Imana yaduhaye kugira ngo buri muntu wese ahari naho aherereye atangire yisuzume, cyangwa asuzume itorero, cyangwa umushumba itorero yigisha atangire yisuzume. Rero reka dusome aya magambo twahawe mu buryo bw'umwuka, tuyahabwa kugira ngo tunayasobanurire abantu, cyangwa dusobanurire iby'Imana, iby'umwuka wera amenyesha abantu cyangwa abakristo, kugira ngo tujye tugenda muri iyi si tunayizi. Rero reka dusome hano muri Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 23. Haranditse ngo, igice cya 8 umurongo wa 23, Yeremiya ngo ye baba we, ngo icyampa umutwe wanjye ukaba iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro, ndirire abantu banjye bishwe. Ku murongo wa 9 turakomeza, umutwe wa 9 ku murongo wa mbere, nanone turakomeza kuri iyo message ngo icyampa nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsige abantu banjye njye kure yabo, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'uburiganya, baforora ururimi rwabo nk'umuheto, rukarekura ibinyoma, bagumije gukomera mu gihugu, ariko si ukuri kubakomeje, kuko bava mu cyaha bakajya mu kindi, kandi ntibanzi. Ni ko Uwiteka avuga, amen. Iyo ni message ya mbere. Tubibutse ko iyi ari message twabonye mu buryo bw'iyerekwa, cyangwa mu buryo kwa kundi Imana idusura ikatwereka message. Reka dusome iyindi message nanone tuze kuzisobanura ari ebyiri. Muri Zaburi y'ijana na 25 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa kabiri. Zaburi y'ijana na 25 umurongo wa mbere haranditse ngo, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ni ko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose, amen. Iyo ni ijambo ry'Imana, cyangwa se iri ni ijambo ry'Imana ryanyuze mu buryo bw'iyerekwa. Ngira ngo abenshi bazi uburyo Imana ivugana n'abantu, cyangwa se abandi bijya bavugana n'Imana mu buryo bw'iyerekwa cyangwa mu nzozi.
hari uburyo imana idusura ikatwereka mesaje cyangwa se ikatumenyesha amakuru y'ibihe. Amakuru y'ibihe rero agezweho cyangwa se ariho njye mfite ubu, ni amakuru y'itorero muri rusange, ntabwo ari amakuru y'idini, ahubwo ni amakuru y'itorero. Itorero uburyo rihagaze, itorero uburyo imana iribona muri iyi minsi. Ngira ngo ntibyoroshye cyane ariko guhanura muri iyi minsi, ariko kubera imana bizatworohera, kuko imana hari uburyo ibona itorero, hari n'uburyo ibona amadini yacu dusengeramo buri munsi. Ngira ngo iri jambo njya kuribona, akenshi nagiye nibaza ku itorero cyane, nkanasenga cyane kugira ngo menye itorero rimeze rite muri iyi minsi. Nkasenga ariko nkasenga umutima umbwira ati mu itorero nigeze kuvuga ijambo ariko si ribi, ahubwo ni ryiza kugira ngo tumenye aho dukosora nk'itorero. Ntabwo mu madini dusengeramo cyangwa aho usengera, ntabwo hasengeramo abantu bakijijwe gusa. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya. Ni ukuvuga ngo aho usengera n'abadakijijwe bicaramo, ndetse usanga mu ntebe z'ibyubahiro cyangwa se aho twita ku ruhimbi, cyangwa se abakristo bakomeye nabo ari abanyabyaha bicaye mu rusengero. Rero ntabwo umuntu wese winjiye mu rusengero ntabwo aba akijijwe. Harimo n'abicarana n'abakristo cyangwa mu rusengero bakeneye kwakira agakiza. Ntabwo mu rusengero hicaramo abantu bakijijwe. Kera ntarakizwa cyangwa ntarava aho narindi, Imana itarampamagara, nari nzi ko mu rusengero habamo abantu bakijijwe, abana beza gusa bakijijwe, badakora ibyaha, bihana buri munsi. Ntabwo nari nzi ko hiberamo abantu b'ubwo abanyabyaha benshi. Ari nayo mpamvu Imana igenda ihishura cyangwa se ikerekana itorero, kugira ngo natwe cyangwa abasenga dusengere itorero cyangwa natwe twihane. Ntabwo Imana ibeshya, ahubwo Imana ibishyiraho kugira ngo natwe tugire gute, turusheho gusengera itorero. Kuko itorero muri iyi minsi, nta torero dufite, reka mbivuge muri aya magambo, rirahari ariko ryubatse mu manegeka, ryubatse nabi. Nari ngiye kuvuga ngo ntaryo dufite, kandi buri torero ryose rizagira umugeni, cyangwa buri dini ryose rizagira umugeni. Ariko tugomba gusengera itorero, ko muri iyi minsi Imana irimo irarebamo ibintu byinshi kandi bitari byiza. Njya guhabwa iyi mesaje, nari ndyamye mu iyerekwa, mu nzozi, ngiye kubona mbona abantu benshi cyane. Twari ahantu mu gipangu gisa nkaho gikorotiriye. Ubona korotire y'igipangu uko imeze, kinini cyane ku buryo umuntu wese yinjiragamo uko ashatse. Ariko muri icyo gipangu gikorotiriye kinini cyane, hari harimo amadini atandukanye, abasengera muri Zayoni, abasengera muri ADEPR, abasengera muri EPR. Amadini yose yari muri urwo ruhurire rw'abantu. Bari amadini atandukanye basengera ahantu hatandukanye. Muri iryo torero cyangwa se muri iryo dini Imana itabashe kunsobanurira iryo ari ryo, harimo igice cya korali. Yari imeze nkaho hari hameze nkaho hagiye kubera igitaramo. Korali igice cyayo imbere ku ruhimbi, abakristo aho bicaye, ndetse n'igice cy'abashumba. Byari ibice bitatu nk'uko mu itorero cyangwa se amadini uko yabyubatse. Ariko nkabona hahuriye abantu benshi cyane, barenga nk'ibihumbi 5. Nagiye kubona mbona uko abantu batangiye gusenga na korali itangiye kuririmba, hinjira umuntu.
ariko uwo muntu yinjiye asa nk'urondora ibyaha by'abantu bari muri iryo torero cyangwa se muri iryo teraniro. Nari ntarasobanukirwa neza uburyo umuntu yicara mu idini cyangwa mu matorero agasohoka uko yaje neza akagaruka uko yaje, cya cyaha Imana iki kimubaraho akagisengera akagikoraho imirimo y'Imana akakiririmbiraho, Imana ikimubona nk'umuntu utejejwe imbere yayo. Iyi mesaje nubwo ikomeye ariko turihangana kuko akenshi ntabwo tuzaba tuvuga ko Imana itabaye abantu tugifite ibyaha. Twikoreye umutwaro w'ibyaha mu madini no mu matorero aho twicara, ariko kugira ngo umuntu akubwire ngo Imana iragutabaye kandi mbere na mbere ukikoreye umutwaro w'ibyaha wabanza ugatura ibyo byaha, noneho Imana ikagutabara n'ibyo byaha wabituye. Niyo mesaje nziza, nibwo buhanuzi bwiza. Kuko akenshi hari ibyo twita umugisha atari umugisha, ahubwo ari ibibazo twikururiye. Niyo mpamvu tugomba kubanza gutura ibyaha bibarizwa mu matorero yacu ndetse n'abakristo muri rusange, noneho uwo mugisha Imana ikawuzana. Reka nkomeze. Nabonye hinjiye umugabo noneho yinjira mu gice cy'abaririmbyi. Urabona igice cy'abaririmbyi uburyo kiba giteye imbere ku ruhimbi. Ni igice cy'abaririmbyi, hirya hari igice cy'abakristo ndetse n'igice cy'abashumba. Uwo muntu aragenda ahera muri korari. Korari urabona iyo iririmba indirimbo z'Imana ibimanura ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Ariko uwo mugabo yinjira muri iryo torero cyangwa muri iryo teraniro akagenda agenda arondora ibyaha by'abantu, ba bantu tutazi ko bakora ibyaha baba mu madini, bamwe bahabwa intebe z'imbere tutazi ko baba mu madini, b'abakristo bakomeye tutazi ko bakora ibyaha, ariko we yinjiye arondora ibyaha by'abo bantu. Arangije aratambuka ajya ku gice cy'aho korari yicara. Arangije afata umuntu umwe aramubwira ati wowe nubwo uririmba ukaririmba neza ariko uririmba usambana. Iyo ni mesaje ya mbere. Akimara kuvuga ngo wowe uririmba usambana, uwo muntu ntabwiye ngo aririmba asambana, yahise yikubita hasi ararabirana amera nk'umuntu upfuye. Urabona ko kuda umuntu yikubita hasi akamera nk'umuntu usambye, yikubita hasi. Muri iryo torero aragenda yinjira ku kindi gice. Ageze ku kindi gice, akiri muri korari, afata abandi arababwira ati mwe nubwo muririmba mubeshya, muririmba muri abasinzi, munywa inzoga. Nabo uko ababwiye mbona bikubise hasi. Bose siko bazinywa, siko bose ari abasambanyi, ariko bamwe muri bo hari abantu baba baje kwanduza uruhimbi. Reka mbivuge muri ayo magambo. Hari abasigaye bahagaze, ariko abo yabwiraga bose bahitaga bikubita hasi ukabona bararabiranye bameze nk'abapfuye. Uko nari mpagaze nahabonye umukristo wundi, twari babiri, namenyemo umuntu umwe. Ndamubaza, mu gihe ntaramubaza ndamubonye, we ntabwo yari muri ibyo bintu, we yari mu bakristo basanzwe, nta nubwo bigeze bamurondora ngo bamubwire ibyaha bye. Nibwo uwo muntu yamanutse yinjira mu gice cy'abakristo, ahagurutsa umuntu aravuga ati wowe nubwo wicaye hano uri umukristo, uzi ko uri umukristo, ariko uri umukristo wa hano kandi uri umusambanyi. Uwo muntu ugiye kurabona nawe ararabiranye yikubise hasi. Umuntu yabwiraga ibyaha bye byose yahitaga yikubita hasi. Ntamaze kuvuga ibyo bintu, abantu bose mu itorero ritangira kuba akavuyo kenshi cyane. Abantu barasohoka, ngiye kubona mbona barasohotse bagiye hanze, baravuga turiya muntu aje gukora iki, ariko yari umuntu uje kugira gute, umwuka we yaraje kureba mu madini aho twicaranye ibiki.
arangije kubwira abantu basambana yinjira ku kindi gice hirya agiye kubona mbona hagurukije abantu b'abasinzi, arababwira ati mwebwe nubwo maze iminsi musengera hano muzi ko tutabazi, namwe muri abasinzi, munywa inzoga nyinshi, muri abasinzi, ntabwo murakizwa. Ngiye kubona mbona nabo bikubise hasi, mbibona mu nzozi. Ako kanya hakurikiyeho akavuyo, abantu batangira kwibaza aho uwo muntu avuye, abantu batangira gusobanuza impamvu ibintu biri kuba, ariko nyamara ni umwuka wera yaraje kureba mu itorero uko bimeze. Ibyaha byari bibiri yavuze, byari icyaha cy'ubusinzi no gusambana. Hari ibyaha ubundi abakristo bakora bimeze nko kumenyera Imana, bamenyereye Imana. Iyo umukristo agiye kunywa inzoga, anywa inzoga yihishe aho amaso y'abantu atamureba. Ariko ngira ngo nkubwire ngo wowe mukristo aho uri hose, niba unywa inzoga uri umusinzi wihishe, umwuka wera arakureba. Kuko ushobora kwihisha mu idini, ukihisha pasiteri, ukihisha abavugabutumwa, ukihisha abaririmbyi muririmbana, ariko umwuka wera we arakureba, arakurondora. Ibyo ni ryo somo ugomba kwiga. Wikwihisha amaso y'abantu kuko Imana irakuzi. Banza ujye hanze, ubanza ukora ibyo byaha, nurangiza ugaruke wiyeze, wicare mu itorero umeze neza. Ibyo ni isomo. Abaririmbyi muririmba mufite musambana, munywa ibiyobyabwenge, mukaza kuri korari ngo muje kumanura ubwiza bw'Imana mu bantu. Nta bwiza bw'Imana muzamanura, ahubwo mwebwe mwibwira ko muri kumanura ubwiza bw'Imana, mushobora gutuma n'abandi bashaka gukizwa ku bushake bwabo cyangwa umutima ubahata gukizwa baba bake, kuko nta mbuto muri kwera. Niba uri umuririmbyi w'umusinzi uzi ko umwuka wera atakureba, niko Imana ibibona, irakubona. Twebwe amaso y'abantu ntabwo twakubona, ariko Imana irakubona. Niba uri umukristo wibera mu bandi uzi ko umwuka wera atakubona, arakubona. Nagiye kubona mbona abantu barasohotse, akavuyo karabaye, negera wa muntu narinzi, we ntibigeze bamurondora. Ndamubaza ntese kubera iki ibi bintu biba mu matorero, ko nzi ko wasenze imyaka myinshi, umaze imyaka ukijijwe, kandi uba usenga, ibi bintu bibera mu idini mubireba? Ese birashoboka ko umuntu yaba asenga asambana, cyangwa se aririmba muri korari asambana? Urumva agenda nari mubajije ikibazo nk'umwana mu gakiza, kandi uko nari umwana mu gakiza, kuko iyo duhamagawe vuba twibwira ko abo dusanze ari abana beza, twibwira ko nta muntu twasitaraho, nta n'uwadusitaza. Uwo muntu arambwira ngo none se ntiwabibonye? Reba hari abantu, ati birashoboka ko umuntu aririmba asambana. Mpita mubaza nese niba aririmba asambana ukaba ubizi ko asambana, kuki mutamwirukana? Aranyihorera. Ndababwira nti ngiye buriye ko mbibona kuri uriya muntu, ndi uriya muntu, nari gufata igiti nkabirukana ku ngufu, naho kugira ngo mbagumishe mu rusengero basigare bapfuye. Kuko ikigaragara abo bantu niba bikubitaga ntabwo bongeye kubyuka. Mu magambo make, hari imbaraga zinjiye mu madini tutarebesha amaso, sinzi niba ari ukutabatuza, niba ari imbaraga nke z'itorero, ariko abo bantu mu madini barimo, kandi ntibyagutangaza ari abantu bafite imirimo nk'abo muri korari, ntibyagutangaza pe. Niyo mpamvu iyi mesaje ntabwo yaziye ubusa, ahubwo iyi mesaje yaje kugira ngo buri muntu wese yisuzume. We mu itorero uhagaze gute? Umwuka wera arakureba, ntabwo ari njye ukureba. Njye Imana yampamagaye ku giti cyanjye, impamagara no kuvuga ubutumwa, ndetse no kuba ibi byose mvuga ntabwo ari ibyanjye, ariko umwuka wera arakureba. Rero nshuti bene data, byarangiye mbona
uwo muntu ambwiye ngo bibaho, baririmba basambana kandi basenga basambana, basenga banywa inzoga ari abasinzi kandi bakaririmba banywa inzoga. Njye numvaga nafata igiti nkabakubita, ariko Imana itugenderera, Imana igenderera itorero, itorero rirananiwe nitudasaba imbaraga ngo tuyoborwe n'uyu mwuka wera. Abashumba mutuyoboye, nimudasaba imbaraga ngo Imana ibahe ubushobozi mushobore kwatuza aba bantu basengera mu madini, niba umwuka wera basura koko, niba mujya mwerekwa ukabona runaka ari mu ngeso mbizi n'izi, ntube wamugira inama nk'umushumba umuyoboye. Sinzi niba itorero muzashobora kuryubaka nk'uko Imana ibishaka. Kuko dufite abantu hanze benshi batajya bakizwa kubera imbuto twebwe abakristo cyangwa wowe wo mu rusengero, iyo ugeze hanze imbuto wera ni izihe? Ntabwo bazisobanukirwa. Rero niyo mpamvu dukwiriye kwaka imbaraga. Ntabwo kuba wicaye mu itorero imyaka myinshi cyangwa uririmba muri korari ntibishatse kuvuga ko udacumura, ntibishatse kuvuga ko umwuka wera atakureba. Iri jambo ryari rikomeye cyane ryo muri Yeremiya, reka nongere ndisorezeho. Reka Yeremiya igice cya 9 umurongo wa mbere. Aha niho nagiriye ubwoba ngo icyampa nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsige abantu banjye njye kure yabo, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Bafora ururimi rwabo nk'umuheto, rukarekura ibinyoma, bagumirije gukomera mu gihugu, ariko si ukuri kubakomeje, kuko bava mu cyaha bajya mu kindi, kandi ntibanzi, ni ko Uwiteka avuga. Iri jambo rirarondora ibyo nabonye mu itorero neza, rirarondora kimwe ku kindi, ngo ahantu rirondora ngo kuko ngo icyampa nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsige abantu banjye njye kure yabo, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Nta na kimwe kitumvikana. Niba wemera ko Bibiliya ari ubuhanuzi butavangiye, nta na kimwe kitumvikana hano, uretse kubona uwo mumarayika cyangwa uwo muntu aje kugira kurondora itorero. N'iri jambo ry'Imana nahawe rirabigaragaza ngo njye kure yabo, kuko ngo bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Nshuti bene data, nta na rimwe ibi bintu niba bije mu iyerekwa mu nzozi, byarangiza bikaza biherekejwe n'ijambo ry'Imana, ubu ni ubutumwa butavangiye, ni ubuhanuzi butavangiye. Bivuze uko Imana yabinyeretse mu nzozi no mu iyerekwa. Nsomye ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse muri Bibiliya, hasigaye umwuka wera akugereho, aguhishurire. Niyo mpamvu igihe cyose tutarakizwa imbere y'Imana, tuzakurura akaga ku itorero, tuzagakurura n'akataraka tuzakazana. Reka iri ni ijambo nabonye risa nk'iryerekana ko iri yerekwa ryari ryo, iri jambo ryo muri Zaburi. Ntabwo bivuze ko ngiye niba nicaranye nawe usambana, unywa inzoga, ibyo birakureba n'umutima wawe, ariko hari abo Imana izi, ntabwo itorero ryose ariko rimeze. Nkuko nabonaga bamwe bikubita hasi abandi bagasigara bahagaze, hari abo dusengana baguye bibera mu matorero, hari n'abandi babihagazemo neza. Iri jambo ryo muri Zaburi 125 ngo abiringiye Uwiteka
ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose ab'i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Wowe wiringiye Uwiteka, wowe uri mu itorero usenga ukora imirimo myiza wera imbuto, ndagira ngo ubwene Imana irakuzi, ntizigere kwitiranya na runaka. Niba runaka ari umusinzi, niba ari umuriganya, niba ari iki, ntizigere kwitiranya nawe. Reka dusenge. Kandi indirimbo ivuga ngo ubwo Yesu azaza ngo aje kwima ingoma ye, ngo uzamurebesha amaso asate ufite ibyaha. Niyo mpamvu tugomba kwihana tugasengera itorero. Niba udafite n'umwuka wo kureba mu itorero ngo uko bimeze, Imana ikugereho, Imana ikugereho, Imana ikugereho. Ibi sinjye bivuze, ni ijambo ry'Imana, ni ubuhanuzi bw'Imana kandi butavangiye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana idukunda, uri Imana ikunda itorero ryayo. Kongeye gushima mwaka kanya kubw'impanuro zawe. Ni kenshi wagiye utuma abantu ubutumwa ku itorero bakabusohoza uko wabubatumye. Nanjye Uwiteka nyir'icyubahiro, uko wabuntumye ndabutanze. Asiga umwuka wera turamuraritse kugira ngo ari we witoranyiriza, ari we ukomeza kwatuza abantu. Tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera. Amen.